ukibona aho giteye ukakibona mu isoko cyangwa muri butiki, ukacyumva cyahumuje ibiryo, kikaguhumurira kivanze n'ububani urimo ushengerera isakaramentu. Nshuti yanjye, iki kimera abanyarwanda bita teyi, wenda wasanga uzi irindi zina bakita, gusa abanyamahanga bo bakita rosemary. Wari uzi ko iki kimera cyaguhindurira ubuzima mukaba inshuti n'ubuzima bwawe ubana nabwo buri munsi? Nshuti yanjye, iki kimera cyaguhindurira ubuzima, cyakubera igisubizo ku kibazo cyo kwibagirwa bya hato na hato, kigusubiriza ubwenge ku gihe, ku kigero kiri hafi kuri 90%, kikakurinda kongera kugira icyo kibazo byongeye, cyanagufasha mu bibazo by'agahinda gakabije, depression cyangwa depression. Mbwira, nta gihe wigeze ugira ikibazo cyo kumva mu bwonko bwawe nta kintu kirimo, lack of memory? Muri iyi mvuga nkumve imbona nkubone, tugiye kurebera hamwe ibyiza by'iki kimera Nyagasani yaturemeye. Hari benshi batari bazi imbaraga z'ukuri kuri muri teyi rosemary ku buzima bwacu, by'umwihariko ku bwonko n'imitekerereze. Uwo ari we wese usibye umwana, umugore utwite cyangwa uwonsa, akwiye kwimenyereza ibyiza bya teyi rosemary mu kwirinda umunaniro w'ubwonko ndetse n'indwara y'agahinda gakabije, kandi akabyikorera neza mu rugo iwe. Teyi rosemary ishobora gukoreshwa nk'ikiribwa cyangwa se igakoreshwa nk'icyayi. Wari uzi ko se iwawe mu rugo ibyo bishoboka cyane? Ntubona se ko ushobora gufata teyi zikiri mbisi ukavanga n'amavuta ya olive oil mu kirahuri, ugapfundikira, ugatereka ahantu hatari urumuri mu gihe cy'ibyumweru bibiri, ukabonye ikiribwa wavanga na salade, ukaryoherwa ubudasigaza. Nyamara ariko kandi uburyo bwiza kandi bworoshye ni ugukoresha teyi nk'icyayi. Totora neza teyi mu gikoresho cyabugenewe, ipanu. Ushobora gukoresha teyi mbisi cyangwa se zumye, ukazibiza mu gihe kingana n'iminota 5. Hagati aho, niba udukurikiye, nyaboneka tubwira uko wabibonye naho uherereye, tugushimire, bidutera imbaraga zo gukomeza. Ntiwibagirwe kandi kugeza ku bandi iyi video niba ubona ari ngombwa. Dukomeze. Iminota 5 yashize, yungurura teyi mu itasi, isomereho byibura inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi hagati ya mbere yo kurya, between meals. Urakibuka neza ko ibi byose ari ukugira ngo ubwonko bukore neza, ukire umunaniro w'ubwonko. Ikindi utamenye nuko teyi rosemary ifasha itembera neza ry'amaraso, ikarinda indwara za kanseri ndetse n'indwara z'akarande, chronic diseases. Twibukiranye ariko ku mwana, umugore wonsa cyangwa utwite abujijwe gukoresha ubu buryo. Wakoze kuduha umwanya wawe ureba iyi video, ni iby'agaciro cyane. Umugisha mwinshi kuri wowe n'umuryango wawe. Ubu buryo bwo kwivura nubona bukugiriye akamaro, ntuzazuyaze kubugeza ku bandi no gukanda subscribe. Murakoze, mukomeze kuba inshuti n'ubuzima.